ese icyo kimenyetso Imana yo gushyira ku bantu ni ikihe? Nkuko Satani nawe afite ubutiriganya bwinshi ari gukoresha kugira ngo abantu abatere gushyirwa ikimenyetso cy'ubwandure bwe, nako n'Imana nayo abayiyegure bari kwishakana umwete iri kubateraho ikimenyetso cyayo kibahindura abana b'Imana bakemerwa nayo. Ko rero niko iyo mubare uri gushyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, nuko kuba kw'iburyo ariko kwirirwa gukora ibyo byose, haba mu gucatinga, haba mu kwinjira kuri izo mbuga nkoranyambaga ureba ibintu byose, nuko kw'iburyo, hanyuma ibyo urimo urareba nabyo birakirirwa hagati y'amaso yawe mu social media. Ibintu bitambukaho 98% ni ibibi gusa byica imitima y'abari mu isi, 2% nibyo bintu bizima. Niba hari ahantu Satani afite umusaruro w'abantu benshi bagiye kurimbuka, ni kuri social media. Social media mu byambere iteza imbere harimo ubusambanyi, mu cyambere iteza imbere n'ubusambanyi. Icya kabiri, imiryango irimo irasenyuka ya gikristo ndetse n'imiryango itira gikristo. Kandi ahantu Satani ari gupusha cyane ni kubirebana uyu mubareho, nta hantu utanditse ku bintu byinshi wanditseho, ariko kuba wanditseho ntago bivuze ngo kuba ufashe icyo kintu wanditseho ngo wakugiyeho. No kuba naba mfite amafaranga wanditseho, naba mfite ikarita wanditseho, naba mfite ibiki wanditseho, ibyo nta kintu bivuze, ahubwo wowe ni wowe bigiramo uruhare kugira ngo iki kimenyetso cy'umubare kikugireho impact. Kuko iminsi igenda iza niko isi yose bizasigara nta numwe udakoresha ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga kugira ngo umuntu ritambukemo neza nuko ugomba kubibitse amagambo y'Imana mu ntekerezo, mu mutima wawe, kugira ngo ujye kuri YouTube uveho utarebye ibibi, kugira ngo ujye kuri Facebook ari amashusho atambuka y'abambaye ubusa, kugira ngo ujye kuri Instagram uveho utarebye. Bivuga ngo uko abantu barushaho kugenda binjira mu ikoranabuhanga bwaranduye, nta nubwo buzigera buzana amahoro arambye n'umutekano mu isi. Ubwami bw'Imana bwonyine nibwo buzabikora, nibwo buzabigeraho. 666 ni mu buryo bwo gutsindagiriza ko ubu butegetsi ndetse na Satani uko urushaho kwiyegurira gukora ibibi, haba mu ntekerezo haba mu bikorwa, niko nawe wamaze gusohorwaho n'ikimenyetso cy'umubare 666. Icyama isi yose ikakira umwami w'amahoro ari we Yesu. Yesu ahari haba amahoro. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti mukundwa ubana natwe ibihe byose uko bukiye nuko bwije, abo tuba turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere ya byose turagushimira kubera ko ufata umwanya wawe ukumva ubutumwa bwiza. Ndasuhuza rero buri wese ahari hose mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Imana ikwishimire kandi Imana ikurebe neza, kandi Imana isubize icyo uyishakaho. Nagira nkubwire ngo kandi Imana iragukunda, kandi igukunda urukundo utatekereza. Hari igihe umuntu aba muri situation cyangwa se mu buzima butandukanye umugoye, ibibazo byinshi acamo, yageraho akiheba akumva ko Imana itamuzi cyangwa se itanamukunda. Ariko nashaka kubwira ngo Imana iragukunda. Reka nongere mubwire nti Imana iragukunda. Akira urukundo rw'Imana muri wowe. Ibi byose tuzabigarukaho, tuzaba turi kwiga kuki Imana idukunda tukaba duca mu bibazo bimeze gutya, tukaba duca mu mabara imeze gutya. Abantu bakaba bicwa n'impanuka, abandi bakicwa n'indwara, abandi bakaba babayeho mu buryo bw'ubukene, abandi bakaba bashonje, abandi bakaba bambaye ubusa, abandi bakaba barwara, abandi bakaba bari mu buzima bugoye. Nyamara Imana idukunda. Ibi tuzagenda tubyiga, ariko reka nongeye nkubwire nti Imana iragukunda. Nshuti, Imana iragukunda. Urukundo igukunda nta n'uwarurondora. Nongere nkubwire ni Imana ni papa wawe, Imana ni papa wanjye. Ukuzi umubyeyi agirira mu mwana we, ukuzi umubyeyi yita ku mwana we, niko Imana ikwitayeho. Yesu Kristo aragukunda. Uyu munsi turagarutse kugira ngo duse nkaho tugeraho ku musozo, nubwo navuga ngo ntago ijambo ry'Imana rirangira, ariko twe turasa nkaho tuba dusubitse ku gice cya 13 cy'ibyahishuwe twigaga.
tugiye gusa nkaho uyu munsi tugaruka tuvuga ku mubare 666. Uyu mubare ukaba uzakoreshwa cyangwa se uzashyirwa ku bantu bitewe n'umutwe wa karindwi, kuko uyu mutwe wa karindwi twabonye ariyo nyamaswa z'amakiva mu butaka, akaba ari wo Amerika n'Ubwongereza. Tubona ko mu bintu birindwi zakora harimo iki cya karindwi ari nacyo cya nyuma cyo gushyiraho abantu ikimenyetso cy'umubare 666. Reka tubanze twongeye dusoma aya magambo, ibyahishuriwe Yohana cya 13 umurongo wa 11, hanyuma tuhite tujye no mu cya 17 umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14, hanyuma tuganire ku mubare 666. Twarize iby'inyamaswa, ngira ngo murabizi ko twize inyamaswa ebyiri zivugwa muri iki gice cya 12, ndetse tuniga n'igishushanyo cy'inyamaswa kivugwamo, twiga amahembe 10 avugwamo. Uyu munsi tugiye gusa nkaho tuze ku mubare noneho 666. Reka dusome twumve icyo atubwira. Aratubwira ngo nuko muri n'inyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Iyi nyamaswa ngira ngo mwarabibonye, twarabyize, turabibona neza. Bibiliya uko bivuga ko ari uyu mutwe wa karindwi ari wo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufatanije n'Ubwongereza mu kuyobora isi. Ni ibihugu bibiri byigenga byose, ariko byahanuwe muri Bibiliya kuzaza ari wo mutwe wa karindwi uyoboye isi. Bafite ikintu bahuriyeho mu rwego rwa politike mu kuyobora isi. Niyo mpamvu twabonye ko ariyo nyamaswa z'amakiva mu butaka ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Twabonye ko ihembe rimwe ari Amerika, ihembe rya kabiri n'Ubwongereza. Kuva nk'ikiyoka ni uburyo ni ibibi bagira, noneho kuba basa nk'ari abana b'intama ni ibyiza bagira ibyiza bakagira n'ibibi. Niyo mpamvu ngo bavuga nk'ikiyoka. Kuva nk'ikiyoka ni ibintu bagira iyo bohereza ingabo hirya no hino kurwana, iyo basaba ibindi bihugu gushyira imbere ubutinganyi, kandi bakongeje bakabagarutse koza gufasha ibyo bihugu babiha inkunga, bakigira nk'aho ari beza. Iyo barimo bararwanya nka Amerika irwanya ibihugu by'abakomunisiti, ibihugu bitemera Imana, ikavuga ko Imana ibaho, ariko ikagaruka ikavuga ati noneho ibihugu byose bigomba kwemeza ikintu cyitwa ubutinganyi. Nuko nguko basa nk'aho ari abana b'intama, ariko bakavuga nk'ikiyoka. Noneho mu bintu birindwi rero ngo uyu mutwe wa kane ugomba gukora cyangwa bagomba gukora, icyambere baratubwiye ngo itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ngo uyu mutwe wa karindwi igihe cyose uzategeka, kuko Amerika yagaragaye n'Ubwongereza, uyu mutwe wa karindwi wagaragaye nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, ubwo bari bamaze kurwana iyi ntambara bayitsinze, yarangiye muri 18 mu 1918. Noneho kuva icyo gihe rero ngo bari gutegekesha ububasha bwose bwa buriya butegetsi bwabayeho bwagiye bugira power mu isi, aribwo Misiri, Syria, Iraq, Iran, Ubugiriki, Ubutaliyani. Bari gutegekesha ububasha bwa buriya butegetsi. Ubwo muri Bibiliya ibyo bihugu byose byagiye biyobora isi yose byitwa andi mazina: Egiputa, Ashuri, Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Ubugiriki ndetse na Roma. Noneho rero kuva bayobora uyu munsi bari gutegekesha ububasha bwose bwa buriya butegetsi. Bwo buracyahari, ariko nta mbaraga bugifite mu isi. Bivuga ngo bari gukora, niyo mpamvu bari kubayobora nyine bategeka uko bashaka. Icya kabiri, ihati isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa mbere kiza uruguma rwayishe. Nukuvuga ngo bari guhatira isi n'abayibamo kuramya buriya butegetsi bwabayeho. Icya gatatu, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru mu isi maso y'abantu. Ngo icya gatatu bari gukora ni ugukora ibimenyetso bikomeye. Ibyo bimenyetso bikomeye bakora ni ibihe? Ngo ni ukumanura umuriro ukava mu ijuru, kumanura umuriro uva mu ijuru ukagwa mu isi mu maso y'abantu. Icya kane ngo ni ukuyobesha bari mu isi yose ibyo bimenyetso bahawe gukorera imbere ya buriya butegetsi cyangwa se imbere y'iriya nyamaswa ya mbere cyangwa se bwa butegetsi bwa mbere bwabayeho. Icya gatanu bazakora ngo nuko bazategeka, bazabwira bari mu isi kurema
bazabwira bari mu isi kurema igishushanyo cya buriya butegetsi bwakomerekejwe n'inkota bukabaho. Iki gishushanyo twarakibonye ko cyatangiye mu 1920 nyuma y'imyaka 2 intambara ya mbere y'isi yose irangiye, ubwo Amerika n'Ubwongereza ari wo mutwe wa 7 basabaga yuko habaho umuryango w'ubumwe bw'amahanga uza guhagararira amahoro n'umutekano mu isi, ku buryo nta ntambara y'isi yose izongera kubaho, cyangwa se nta ntambara zongera kubaho mu isi. Wa muryango watangiye ugizwe n'ibihugu 33 uza gusimburwa n'umuryango wa kabiri witwa umuryango w'abibumbye UN muri 45 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, watangiye ugizwe n'ibihugu 150. Ubu uyu munsi umaze kwibumbiramo ibihugu 194. Icyo nicyo gishushanyo cyaremwe n'abari mu isi, ariko bisabwe binatewe inkunga n'umutwe wa 7 ari inyamaswa zamuka iva mu butaka, akaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Uyu munsi rero ntago uyu muryango ukiri igishushanyo. Impamvu atari igishushanyo nuko icya 6 ngo uyu mutwe wa 7 wakoze wahise uha icyo gishushanyo guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Buvuga ngo cyari igishushanyo none gihawe umwuka, ubwo rero ihindutse inyamaswa nyanyamaswa. Ubu uyu munsi umuryango w'abibumbye imbere y'Imana ni inyamaswa yasimbuye buriya butegetsi bwabayeho bugize kuri 6. Noneho ubwa 7 bwo bwibumbiyemo n'ubundi muri uwo muryango. Ni inyamaswa yuzuye rero. Umuryango w'abibumbye ubu niyo nyamaswa iriho uyu munsi. Turi kwiga ngira ngo murabizi ko twatangiye kwiga igitabo twanditse gikuyemo inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu. Twabonye ko kiriya gitabo kigizwe n'ingingo 12. Twaragiteguye mu minsi mike tuzagishyira no kuri YouTube no kuri internet kugira ngo umuntu ushaka kugisoma abe yagisoma. Icyo gitabo twatangiye kwiga inyigisho zacyo, twari turangije ingingo ya mbere, tugiye kwinjira ku ngingo ya 2 yo gukora kwa Antikristo ku mugaragaro, cyangwa se imikorere ya Antikristo hano mu isi. Ariko nitugera ku ngingo ya 5 tuziga ku cyo bita intambara ya Harimagedoni. Iyi ntambara ya Harimagedoni tuyisanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 cyose, ariko uhereye ku murongo nibuze wa 12 kugeza ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 21. Nituhagera tuzagaruka kuri iyi nyamaswa ari wo muryango w'abibumbye wasimbuye buriya butegetsi bwose, bwo ntibukiyoboye isi, kuko tubona ko buri butegetsi bwagiye buyobora isi mu rwego bwagiye bubaho, ariko bukayobora isi yose. Buri umuryango w'abibumbye wibumbiyemo ibyo bihugu byose, ukaba uri kuyobora isi yose. Nitugaruka kuri iyo nyamaswa rero, cyangwa se ku ntambara ya Harimagedoni, iyi nyamaswa tuzagarukaho ari wo muryango w'abibumbye. Mu yandi magambo, igihe cyose usoma ibyahishuwe ukumva inyamaswa, uretse iki gice cya 13, ujye wumva ko ari umuryango w'abibumbye urimo uravugwa. Noneho rero icya 7 ngo uyu mutwe wa 7 uzakora ari wo Amerika n'Ubwongereza, tubonye ko icya 6 uzacyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ntabwo twinjiye cyane ngo turebe uburyo uyu muryango usaba abantu kuramya n'ibyo abantu bakora kugira ngo bawuramye, kandi ababyanze bakicwa, kwa n'igihe baticwa mu buryo bw'umubiri ariko bakicwa mu buryo bw'umwuka bitewe n'ibyo babasabye gukora. Icya 7 rero uyu mutwe wa 7 uzakora ari wa Amerika n'Ubwongereza, ngo nuko uzatera abantu bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'imbata, gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, ngo keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Yohana rero wamuhaga ubuhanuzi atamubwira ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abane umubare w'iyo nyamaswa ko ari umubare w'umuntu, aramubwira kandi umubare we ni 666. Reka dusoreze ku gice cya 17 umurongo wa 12, tubona ko twinjira kuri uyu mubare 666, hanyuma tuwusobanure neza. Umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 haratubwira ngo ya mahembe 10 babonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama bahaye nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Reka tuvuge ngo amena abadukurikiye.
ni ukuvuga ngo hano Yohana ashoje avuga ngo abari hamwe n'umwana w'intama, umwana w'intama uvuzwe ni Yesu, bujuje ibi bintu bitatu. icya mbere bahamagawe, icya kabiri baratoranywa, icya gatatu barakiranuka. hari uguhamagarwa, hari no gutoranywa, hari no kongera icyo bita gukiranuka. nibo bazabasha kunesha inyamaswa. Twize ubutiriganya inyamaswa ifite, ibikorwa byinshi ikora hano mu isi. Nashaka kuvuga ngo abari mu isi benshi tubonye ishyano, kuko ibikorwa bakora n'ibikorwa bahatira ibihugu gukora. Abaturage batiyegurira mu kumenya Imana bazashiduka bari kuramya iyi nyamaswa, kandi mu kuramya iyi nyamaswa bingana no kuramya Satani, kuko twabonye ko iyi nyamaswa yashyizweho, yaremwe na Satani. Byahishuwe 13:2 cyangwa duhere ku murongo wa 1 aratubwira ngo ngiye hagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yayo hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Umurongo wa 2 akatubwira ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo, cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa iri gutegekesha imbaraga ubutware yicaye ku ntebe ya Satani. Satani wayihaye ubutware. Ni ukuvuga ngo ibihugu byo mu isi, abaturage batuye isi, iyo bari kuramya iyi nyamaswa bakora ibikorwa isaba ko bikorwa, ariko ibyo bikorwa bikaba ari ibintu bishobora gutuma abantu Imana ibahurwa bitewe n'uko bari gukora ibibi, baba barimo kuramya ikiyoka. Ubu hari ibihugu byinshi byo mu isi bikora ibyo byategetswe n'umuryango w'abibumbye, ariko wasanga ibyo bintu umuryango w'abibumbye wabitegetse, ibyinshi ni ibituma abantu barushaho kwandura no gukora ibibi imbere y'Imana. Bishobora no kuba bituma abantu babaho mu ruhande rw'umubiri, ariko mu ruhande rw'umwuka barimo barapfa, bandura imbere y'Imana. Iyo rero abo bantu cyangwa ibyo bihugu biri gukora icyo kintu umuryango w'abibumbye uri gusaba, baba barimo bararamya ikiyoka. Noneho reka tugaruke rero, umubare 666 ushushanya iki, ugereranya iki? Umubare 666 ni ikirangantego cya Satani. Ngira ngo murabizi ko umuntu wese ushinze kampani cyangwa ushinze ikigo runaka, yaba n'ushinze idini, yaba ushinze uruganda, yaba ibihugu byo mu isi, akenshi nta gihugu kibaho, nta gihugu gishobora kubaho kidafite ikirangantego cyacyo. Kimwe nuko nta muntu ushinga kampani ngo abure kutagira logo, aricyo kirangantego cy'iyo kampani cyangwa se ikirangantego cy'uruganda. Iyo ubonye ikirangantego uhita umenya intego y'urwo ruganda cyangwa se cyangwa reka bivuge muri aya magambo. Iyo ubonye iriya logo uhita umenya iby'urwo ruganda cyangwa se iby'igihugu kigenderaho cyangwa se ibyo kampani igenderaho. Mbega mu yandi magambo uhita wibwira ibyo bafite cyangwa se ibyo bakora. Iki kirangantego cy'umubare 666 kiranga Satani uwo ari we. Kugira ngo turebe rero uburyo kiranga Satani uwo ari we, tugiye kuza twige ku mubare 6 ndetse n'umubare 7 ndetse n'izina ry'uyu mubare, kuko iyi mibare 666 iri mu buryo bubiri. Hazamo izina, hakazamo n'imibare. Mu yandi magambo, ushobora kuvuga mu buryo bw'inyuguti ugahinduka izina, ushobora no kuvuga mu buryo bw'imibare ukawandika mu mibare. Noneho tugiye kuwiga mu nyuguti. Icyo ushatse gushushanya mu buryo bw'izina tunawiga mu buryo bw'umubare. Ese umubare 6 ushushanya iki? Umubare 6 upresenta iki mu ruhande rwa Satani no mu ruhande rw'ikiremwa muntu cyangwa mu ruhande rw'umuntu? Turahera ku izina. Ubundi iyo tugiye muri Bibiliya, akenshi Imana uzasanga amazina yagiye yita abantu cyangwa se ibindi bintu yabaga ifite ikintu ishaka kuvuga. Nta zina na rimwe dusanga muri Bibiliya
ridafite icyo rishaka gupresenta, ridafite ubundi busobanuro Imana ishaka kuvuga. Kandi tuba turetse no kujya muri Bibiliya, tunagiye mu ruhande rwacu rw'umubiri. Tuzi ko nk'abanyarwanda kera twitaga amazina, ariko ngo ayo mazina yitwaga amagenurano. Uyu munsi leta y'u Rwanda yabikuyeho, ariko umubyeyi yitaga umwana akurikije situation ahagazemo. Urugero, kumva umuntu ngo mbarimo mbazi, akabyara umwana akamwita ngo ni mbarimo mbazi. Undi yabyara umwana akamwita ngo harira Imana. Undi yabyara umwana akamwita ngo bazi iki. Bo ni ukuvuga ngo abanyarwanda twitaga amazina y'amagenurano, tukita umuntu izina ariko rifite ikindi kintu ushaka kugaragaza. Uko nako n'Imana muri Bibiliya amazina yagiye yita abantu afite ikindi kintu Imana ashaka gutanga mu busobanuro. Urugero, reka mpere ko nka kuri Aburahamu, sekuruza w'abizera. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 5, cyangwa se wenda niwe wajya mu gice cya 12, Imana ihamagara Aburahamu. Ubundi Aburahamu ahamagarwa n'Imana yitwaga Aburahamu. Hanyuma Imana iza kumuhindurira izina imwita Aburahamu. Aburahamu bisobanura umubyeyi ushyizwe hejuru. Aburahamu bigasobanura se w'abantu benshi. Nuvuga ngo Imana yamuhinduriye izina igihe yari imaze kumuha isezerano yuko azaba sekuruza w'amahanga menshi. Nuvuga ngo Aburahamu bisobanuye sekuruza w'amahanga menshi. Urundi rugero natanga ni urugero rwo kuri Yesu. Yesu mbere yuko aza mu isi, marayika Gaburiyeli niwe wazaniye ubutumwa Mariya, ariko yabanje kumuzanira amazina. Yaramubwiye ngo uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Emmanuel. Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Hanyuma arujyamo kandi ngo uzamwite Yesu. Yesu bisobanura umukiza. Yesu bisobanura umukiza, cyangwa se bisobanura uzakiza abantu ibyaha byabo. Wagaruka ku ijambo Mesiya cyangwa se Kristo, bigasobanura uwasizwe. Mesiya ni mu Giheburayo, Kristo ni mu Kigiriki. Ayo mazina yose azagaruka ku izina rimwe, azagaruka ku kintu kimwe, bisobanura ngo uwasizwe. Noneho tugiye kura muri Bibiliya amazina menshi avugwamo Imana agiye yavuga ifite ikintu ishaka gupresenta. Tugarutse no kuri iri zina ngo umubare 666, aho ni mu buryo bw'inyuguti. Noneho ni izina, iri zina rishaka kugira icyo rishaka gupresenta kuri iyi nyamaswa. Nuvuga ngo iri zina rigaragaza iyi nyamaswa iyo ariyo. Hanyuma wagaruka noneho mu buryo bw'imibare, tugaruka ku mubare 6. Ubundi umubare 6 muri Bibiliya ugereranya ibintu bigeze kuri 2. Icyambere ugereranya ikintu kituzuye, icya kabiri ukagereranya ikintu kidatunganye mu maso y'Imana. Kimwe nuko umubare 7 wo ngira ngo twagiye tugaruka tubigisha, umubare 7 nawo ushushanya ibintu bibiri imbere y'Imana. Icyambere ushushanya ikintu cyuzuye gishyitse mu maso y'Imana, ukongera ugashushanya ikintu gifite ubwiza gitunganye mu maso y'Imana. Mandi magambo ni mu buryo bibiri, ni muri quantité no muri qualité, mu bwinshi no mu bwiza. Uyu mubare 7 nicyo presenta. Tugaruka no ku mubare 6. Nuvuga ngo kuba Imana yafashe 6 ikakavuga inshuro 3, yashakaga gutsindagiriza. Nuvuga ngo iyo hajeho 6 inshuro 3, Bibiliya ikunda kugaragaza ko abari mu buryo bwo gutsindagiriza. Nuvuga ngo yashaka gutsindagiriza ko, kuko tubonye ko ni izina ry'inyamaswa kandi ukaba ari umubare ukoreshwa n'inyamaswa, ariko noneho ukaba ugaragaza Satani uwo ari we. Iyi nyamaswa nayo ikaba yashyizweho na Satani. Uvuga ngo inyamaswa n'umwana wa Satani. Impamvu uyu mubare 666 uza nanone kandi werekeza kuri iyi nyamaswa, nuko iyi nyamaswa ari umwana wa Satani. Noneho
666 Bibiliya cyangwa se Imana bivuze mu buryo bwo gushaka gutsindagiriza ko ubu butegetsi cyangwa se iyi nyamaswa itigeze cyangwa se itazigera na rimwe igera ku rwego rwo kugeza ubutabera, umutekano, amahoro ku batuye isi. Ntabwo bazigera babishobora, uzabigeraho gusa ni ubwami bw'Imana bwonyine. Noneho rero ni ukuvuga ngo uyu mubare ushushanya Satani ko yanduye adateze na rimwe kuzakora ibisabwa n'Imana. Ari we ntashyitse imbere y'Imana, ibyo akora byose ntibishyitse imbere y'Imana. Icya kabiri, nawe ubwe ntabwo ashyitse imbere y'Imana. Hanyuma twagera ku bantu nko kuri ubu butegetsi, nabo ntabwo bakora ibyo Imana ishaka. Ikindi, nta nubwo batunganiye Imana. 6 kagereranya umuntu n'imbaraga z'ahantu zigarukira. Aha rero kugira ngo twinjiremo, ni gute uyu mutwe wa 7 ariyo nyamaswa izamuka iva mu butaka, Amerika n'Ubwongereza bari gukoresha uyu mubare cyangwa se iki kimenyetso cy'umubare 666 mu buryo bwo kuwutera ku bantu binyuze muri biriya bintu bibiri tubonyemo hariya, ariko hari n'ibindi bindi bwongereho mu kugura no kugurisha. Bivuga ngo Satani afite umubare mwinshi agomba kuzabona mu bantu binyuze mu bucuruzi. Ibi tuzabigarukaho nabyo, tuzabigarukaho kuko niba hari ikintu cya mbere gihesha amafaranga menshi ku isi, harimo n'ubucuruzi. Ku buryo hari abacuruzi benshi bashobora kwemera gukora ibidakorwa kugira ngo badasubira hasi. Urebe ubucuruzi buriho. Noneho nk'ubucuruzi bukorerwa kuri social media, tujye kuri aya masoko nka za Amazon, za Alibaba, ubucuruzi bukorerwa kuri internet. Murebe ba nyiri aya masoko uburyo bakomeye. Nkuriya bamubwiye kujya n'ikuzimu kugira ngo adasubira hasi, yajyayo. Kandi ubundi tugiye gusesengura tukareba bakorana na Illuminati. Noneho rero twa turi kureba ngo ni gute uyu mubare uzashyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso, ariko bitewe inkunga na Amerika. Twabonye ko uyu mutwe wa 7 nibo bari kuwushyira ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso. Hariya Bibiliya yavuze ibintu biri, kugura no kugurisha. Ariko hari n'ikindi kuri iri koranabuhanga, social media, tekinoloji. Niba hari ahantu Satani afite umusaruro w'abantu benshi bagiye kuzabura ubugingo, kandi Imana yari abaremye kugira ngo ibahe ubugingo buhoraho, bagiye kurimbuka, ni kuri social media. Murebe social media ibintu bitambukaho. Jya kuri YouTube, jya kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse n'ayandi manuza menshi. Ibintu bitambukaho hose, ibibi nibuza tugiye mu ijanisha biri kuri 98%, ibyiza ni 2%. Kandi uzasanga ibyo bibi abantu benshi ari byo bakurikira. Nk'ubu butumwa butambukaho abo bukurikira ni bakeya. Ndasubiramo, niba hari ahantu Satani afite umusaruro w'abantu benshi bagiye kurimbuka, ni kuri social media. Mu miziki, mu mafilime, mureba abantu ukuntu barangajwe n'amaseries, kureba amafilime. Umuntu ahera ku itariki ya mbere areba filime akarangiza ukwezi, umwaka, atarabona umwanya n'umunsi n'umwe gufata biranga isome. Ubwo ndavuga abakristo. Ni gute umuntu ashobora kurambika Bibiliya agahera mu gitondo yicaye imbere ya televiziyo ari kureba filime y'amasere, akazana inyafilipine, numva ngo nizo zigezweho, akareba inyafilipine kuva mu gitondo kugeza nimugoroba,
ejo akazana impinde akareba, ejo bundi akazana inyarwanda akareba, Bibiliya yarayirambitse atayisoma, kandi iki gitabo cyitwa Bibiliya aricyo gikubiyemo amagambo yose n'inama nziza zafasha umuntu mu buzima. Ariko akaba muri filime iki gitabo arakiretse. Ni gute umuntu afata telefone akirirwa kuri Facebook areba amashusho, areba ibiri gutambukaho, ari kureba ibya hehe, ariko akaba atafata umwanya ngo ajye mu nzu asenge? Ni gute umuntu ashobora kujya kuri YouTube akirirwa areba ibidafite umumaro kandi afite Bibiliya, afite umwanya akajya imbere Imana agasenga, ugasanga nibyo yibereyemo? Ni gute umuntu yirirwa kuri Instagram, yirirwa areba abakobwa bambaye ubusa, yirirwa areba abagabo bagiye mu byahehe n'ibyo biriho? Niyo mpamvu twari turi kuvuga ngo ahantu Satana hafite umusaruro w'abantu benshi kurenza ko umuntu yabeshya, kurenza ko umuntu yatukana, kurenza ko umuntu yakwangana. Satana ahantu afite umusaruro w'abantu benshi ni ku kintu cyitwa social media, imbuga nkoranyambaga. Iyi tekinoloji murimo murareba inkomoko yayo ni Amerika n'Ubwongereza. Ibindi bihugu byose byagiye biza nyuma, ariko inkomoko yayo mu rwego ruhambaye ni uyu mutwe wa karindwi. Niyo mpamvu Bibiliya yatweretse ko uyu mutwe wa karindwi mu bintu birindwi uzakora, ngo uzatera abantu bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso, ngo cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Noneho ngo icyo kimenyetso ni icy'umubare 666. Bashatse kutwereka hano ko uyu mubare ntabwo uri guterwa abantu mu buryo buri physical gutya ngo wawugutereho ubugaragara, ahubwo urashyirwaho abantu mu buryo bw'ikimenyetso. Hano ushobora gutekereza ngo none urashyirwaho abantu mu buryo bw'ikimenyetso gute? Twamaze kubona ko 666 bisobanura cyangwa se bitsindagiriza kudatungana gukabije imbere y'Imana, kudateze kubabarirwa n'Imana. Hanyuma mu buryo bw'izina ubyanditse no mu buryo bw'inyuguti, nuko iri zina riraranga nyine ubwo butegetsi uko busa, uburyo nyine Imana ibubonamo bwaranduye, nta nubwo buzigera buzana amahoro arambye n'umutekano mu isi. Ubwami bw'Imana bwonyine nibwo buzabikora, nibwo buzabigeraho, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 2 umurongo wa 44 ndetse na 5. Aha tubwira ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, ngo kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga iryo ari ryose, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bubutsembeho, kandi buzahora ku ngoma iteka ryose. Noneho rero uyu mubare 666 ni mu buryo bwo gutsindagiriza ko ubu butegetsi ndetse na Satani banduye ibyo bakora byose imbere y'Imana biranduye. Iri koranabuhanga ngira ngo murabizi ko nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, Amerika nibo bantu ba mbere, kuko tusoma mu mateka, bohereje umuntu wa mbere wagiye mu kwezi. Nubwo harimo bamwe babihakana ngo n'ubutekamutwe, ariko iki gihugu ni igihangange gikomeye ku isi kubirebana n'ikoranabuhanga, tekinoloji, n'abambere.
Bwongereza tekinoloji bari mu ba mbere. Noneho igituma aribo rero Imana agaragaje ko aribo bazashyiraho abantu ikimenyetso cy'umubare 666 nuko mu kintu cya mbere Satani afite umusaruro w'abantu benshi bagiye kurimbuka ni ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga nibo barizanye baritangije. Ni ukuvuga ngo Satani ari kubona umusaruro mwinshi w'abantu bagiye kurimbuka binyuze kuri rya koranabuhanga bazanye. Niyo mpamvu tubonye ko abantu baririrwa kuri interineti, abantu bari kuri Facebook, Twitter, Instagram, bari hehe naho bibereye, bari ku mafilime, barajya kuri amaserizi, baraza barareba. Umwanya wo gusenga, umwanya wo kubaha Imana byararangiye. Abandi barirwa bareba ibi batera turoma mu mutwe. Hano mpamvu njya nibaza nkavugana, ariko kuki dukunda ibintu biduhamura kurenza ibintu byaduha umutekano? Iyo ureba biriya filime biraguhamura, n'abana bacu babirebye barara barota bashikagurika, nawe hari igihe ubireba bikagukukiramo. Niyo mpamvu usanga ubwicanyi burushaho kuba mwiza. Nguvuga ngo social media, nk'uko tumaze igihe tunabyiga na Pastor Musese nawe yagiye abivugaho, social media mu byambere iteza imbere harimo ubusambanyi. Mu cyambere iteza imbere ni ubusambanyi. Icya kabiri ni ubwicanyi. Kuko yuri kureba ari amafilime, uburyo umuntu atera undi inkota, uburyo umuntu akubita umutwe wundi akawusatura, uburyo byose ukabireba, niko ugenda ushira ubwoba bwo kumena amaraso, ku buryo ejo ushobora kugira umujinya ugakubita umuntu ukabura mwishe kandi ntibigutera ubwoba. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni uburyo bwo kwamamaza ukwitesha agaciro ku kiremwa muntu. Ubwo nibiva gutya ni muri ubu buryo bw'uko nkuko kureba umuhanzi wo muri Amerika ukareba nka Beyonce ukareba n'abandi, ukuntu we bari abahanzi bari muri bihugu bakorana na Illuminati. Ni amabwiriza baba bahawe na Illuminati, kandi Illuminati nawe ni amabwiriza iba yahawe n'uwayishinze Satani. Babigisha umuziki, bakabigisha kuririmba, ariko uko nyine bamwamamaje, ejo bakamutegura akamubwira ibintu agomba kwambara kugira ngo ajye imbere y'abantu, kuko amaze ku musitari, afite abantu benshi bamukurikirana ku isi, bakamubwira ati uzagende wambaye ikariso yonyine. Hanyuma urubyiruko narwo nuribibona, kuko uri umusitari, ruzatangira kwitoza kwambara nkawe, bakahabwa imyambaro yateguwe na Illuminati, kandi Illuminati nayo iyo myambaro akaba ari amabwiriza yahawe na Satani. Mu yandi magambo, ni mu buryo bwo kwamamaza Satani binyuze mu myambarire. Urubyiruko rwabona nka Beyonce, uburyo yambaye, urubyiruko rw'abakobwa nabo bagashaka kwambara nkawe, kandi ari uburyo bwo kwiyandarika, kwambara ubusa. Noneho niba ari kwambara ubusa kandi ukurikije uko Imana yaremye igitsina gabo n'igitsina gore, ni ibintu bihora bikururana. Iyo umugabo arebye umukobwa cyangwa akareba umugore, akareba imiterere ye, akareba ubwambure bwe, bimutera kurarikira kuba yamushaka ngo baryamane. Kandi cyitonderwa, ijambo ry'Imana tubwira ko igitsina gore ngo ni inzabya zibumba, baroroshye ku mugabo, baroroshye kimwe nuko kandi umugabo ku mugore nawe yoroshye. Niyo mpamvu twabonye ko amaso cyangwa se urupfu rw'igitsina gore, urupfu rw'umugore mu buryo bw'umwuka, ni amatwi. Ibyo umubwira, amagambo meza ukomeza kumubwira, bituma akwiha wese. Hanyuma urupfu rw'umugabo mu buryo bw'umwuka ni amaso, uko ari kureba ubwiza bwawe, imiterere yawe, icyo kibero cyawe n'ibindi, bimuteza ryarari ryo gukurikirana, akakubwira ya magambo meza nawe washakaga, bikarangiza musambanye. Uko rero urumva ko rya terambere ry'akoranabuhanga riguteza imbere ubusambanyi, rigateza imbere
mu gutesha agaciro, mu kwitesha agaciro nk'ikiremwa muntu, kwambara ubusa, bigatuma umwuka w'Imana akomeza kugenda asa nk'uhunga abantu. Ngiri rya koranabuhanga. Noneho tukareba gushyirwa ikimenyetso cy'umubare muri iki gihe ni mu buhe buryo, kugira ngo twinjiremo turebe gushyirwa ikimenyetso cy'umubare 336. Turifashisha aya magambo, tugiye kureba icyo Imana yigeze kubwira Abisirayeli kugira ngo tumenye ese uyu mubare uri gushyirwaho abantu mu buryo bw'ikimenyetso gute. Bivuga ngo ntabwo gushyirwaho abantu gutya ngo bawutereho abantu, ariko uri kubashyirwaho mu buryo bw'ikimenyetso. Kandi noneho icyo nicyo gikomeye cyane, kuko muri za nyisho twabwiye turimo kwiga zo kugaruka kwa Yesu, ku ngingo ya 2 yo kwigisha ku birebana n'imikorere ya Antikristo, turashaka kuzerekana uburyo Antikristo azakora itorero rivuye mu isi, n'uburyo noneho uyu mubare wari uri gushyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso, none icyo gihe uzabashyirwaho ku mugaragaro, kuko uyu munsi ntiwabashyirwaho ku mugaragaro kuko nta nicyo bimaze. Uri kubashyirwaho mu buryo bw'ikimenyetso. None abazashyirwaho uyu mubare mu buryo bugaragara, itorero rivuye mu isi, ni ba bandi n'ubundi wari uriho mu buryo bw'ikimenyetso. Mu yandi magambo, azaba ari noneho igihe kizaba kigeze cyo kugira ngo noneho bigaragarire bose ko nubwo bitagaragaraga byari ikimenyetso, ariko bari aba Satani nawe yari yarabatwaye. Uyu munsi tugiye kwiga noneho uburyo uyu mubare uri gushyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso, ko twabonye ko umubare ubwawo ni ikirangantego cya Satani, ukaba uri gukoreshwa n'inyamaswa. Iyi nyamaswa ikaba yarashinzwe cyangwa se yashyizweho na Satani, niwe wayihaye imbaraga, intebe n'ubutware bukomeye kugira ngo isohoze ibyo Satani ashaka. Niyo mpamvu uyu mubare ari iri kuwukoresha, ariko uyu mubare ukaba ari ikirangantego cya Satani. Bisobanuye ngo Satani yaranduye, ntateze gukora ibisabwa n'Imana, ntazigera byuzuza na rimwe. Kimwe n'uko iyi nyamaswa nayo ibyo iri gukora ntago izigera igera ku ntego Imana ishaka yo kugarura amahoro, umutekano, gutuma abantu bubaha Imana. Ahubwo Bibiliya yatubwiye ko buzuye amazina yo gutuka Imana. Mu buhe buryo rero? Kuzura amazina yo gutuka Imana ni uburyo bagenda bigereranya n'Imana kandi badashobora kujya ku rwego rwayo. Ngo amahoro, ninde muntu wazana amahoro mu isi? Ntawe. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 57:20, nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Amahoro atangwa na Yesu, amahoro atangwa n'Imana. Umuntu wemera kwakira Yesu, Yesu niyo mahoro yacu. Icyama isi yose ikakira umwami w'amahoro, ari we Yesu. Yesu ahari haba amahoro, kandi amahoro yaje n'umutekano ubaho. Umutekano aho uri ntago bivuze ngo amahoro arahari, kuko amahoro ni ikintu kiri mu mutima w'umuntu, ariko umutekano ni ibintu bigaragarira amaso. Ahantu hashobora kuba hari igihugu, ushobora kubona ahantu hari umutekano, ariko mu mitima y'abantu nta mahoro arimo, kuko Yesu niwe mahoro yacu. Umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we nibwo abona amahoro mu mutima we, haba mu buzima buba harimo, mu buzima bwiza bose bafite amahoro, nta bimutera ubwoba byo mu isi. Reka twinjire no turebe, mbere yuko twinjira uburyo kugira ngo dusobanure uburyo uyu mubare uri gushyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso, kandi mu kuboko kw'iburyo ndetse no mu ruhanga. Turashaka kubanza gusobanura uburyo Imana igeze gutegeka Abisirayeli kubika amategeko yayo mu mitima yabo, mu bugingo, bakayahambira ku maboko yabo, bakabera ikimenyetso, ndetse bakashyira no mu mpanga yabo. Ukibaza ngo se byasobanuraga iki? Igitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 11 umurongo wa 18 haratubwira ngo, nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Wenda reka twongeho n'uwa 19, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Amen. Urumva hano Imana ibwira Abisirayeli, yababwiye ibintu 4. Aya ni amategeko yari maze kubaha, yahaye urubyiruko rw'Abisirayeli ubwo bari bageze mu kibaya cy'Imowabu, bari hafi kwambuka ngo bagere i Kanani.
Imana imaze kubaha aya mategeko yarababwiye ngo nuko mubike ayo magambo yanjye, icyambere mu mitima yanyu. Nkuko twagiye tubiganira, Bibiliya ivuze umutima ntabwo ari uyu nguyu w'ibumoso, mu rubavu rw'ibumoso. Uyu nguyu twabonye ko uyu nguyu niwe uvubura amaraso mu mitsi y'umuntu bigatuma umuntu cyangwa se uyu mubiri ubaho. Ahubwo umutima Bibiliya ivuga ni hano mu ntekerezo zacu. Uwo niwo mutima Imana ikoreramo, ni naho Imana itura, ni mu ntekerezo zacu. Noneho Imana nibivuze ngo nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu, ibivuze ngo muyabike mu ntekerezo zanyu. Icya kabiri ngo no mu bugingo bwanyu. Mu bugingo bwanyu ni ubu bugingo bwacu bwa none dufite turimo bwa none. Aya magambo agomba kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nihaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubwo biraza kutugaragariza ko agomba kuyobora ubuzima bwacu. Icya gatatu yarababwiye ngo kandi muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso. Icya kane kandi muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Aya magambo Imana yavuga ushobora kubaza ngo yarishatse kuvuga iki? Icyo yarishatse kuvuga ni iki ngiki. Yashatse kwerekana ko mu kubika amagambo yayo mu ntekerezo, mu bugingo, bakayahambira ku maboko yabo akababera ikimenyetso, ndetse no mu mpanga hagati y'amaso yabo, byarashatse kuvuga ngo niyo bagomba guhora bayibwira mu ntekerezo, bigatuma abafasha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma mu byo bagiye gukoresha amaboko yabo bagakora ibitunganiye Imana bikomotse mu kwibwira amagambo yayo mu ntekerezo zabo. Niyo mpamvu avuze ngo ngo muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso. Aha, akangaka atubwiye ngo muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Icyo yashatse kuvuga ntabwo ari ukuyandika hano ngo yandikwe ahangaha, no. Ahubwo tugiye kureba uburyo Imana yaremye umuntu, imiterere y'umuntu y'ubwonko. Ubwonko bugira ibyumba byinshi, ariko mu bintu byose amaso y'umuntu areba, mu bintu byose umuntu abonye akirebesha amaso, ahantu byakirirwa ni hano, byakirirwa hano mu ruhanga. Iki nicyo gice cya mbere cyakira ibintu byose amaso abonye. Noneho bigenda byimuka kugeza ubwo bizagera ahangaha akaba ariho bibikwa. Kuba Imana ivuze ngo babike ayo magambo mu mpanga hagati y'amaso yabo, yashaka kubabwira ko amaso yabo kubwo guhora bibwira ijambo ry'Imana bizatuma amaso yabo ahora areba ibitunganiye Imana, bigatuma ubwonko bwabo bwakira ibintu bitunganiye Imana bitari ibintu bibi. Noneho uko kwakira ibintu bitunganiye Imana bikabayobora no mu bikorwa byiza. Niyo mpamvu yavuze ngo bayandike ku mpanga zabo hagati y'amaso yabo. Nuko mu kubika ijambo ry'Imana mu ntekerezo bizabatera no kujya bareba ibikwiriye atari ibibi. Biratangaza kubona umukristo afata telefone akinjira kuri Facebook cyangwa akinjira kuri Instagram, niho hantu ubona hatambuka ibisho bibi, ndetse no kuri YouTube no kuri Facebook, akirirwa areba amashusho y'abambaye ubusa, y'abari gusambana, akirirwa areba amashusho y'ibitsina, akirirwa areba amashusho akararaho. Kumbi ibyo uri kureba biri kwakirirwa ahangaha, biraza kurangiza biguteye gukora n'ibikorwa bibi. Waryama nijoro ukaba utangiye kwikinisha, ukaba utangiye guhamagara ya nkumi yawe cyangwa wa musore wawe mukundana, mugakorera ni ubusambanyi kuri Skype cyangwa mukabukorera kuri WhatsApp. Ibyo ni ibintu bigezweho. Ubu hagezweho ubusambanyi bukomeye kugeza ubwo umuntu aba ari hano mu Rwanda agasambana n'undi mukobwa cyangwa undi muhungu batarahura na rimwe, ahubwo bahuriye kuri social media, uri muri Amerika cyangwa se mu Burayi, mu bindi bihugu by'Uburayi, bagasambana kuri Skype cyangwa bagasambanira kuri WhatsApp, bagakora imibonano bakarinda barangiza kandi batarahura n'umunsi n'umwe. Biraterwa n'iki? Biraterwa na bya bintu wirirwa ureba
hanyuma ugatangira guhamagara wa mukobwa ati ese wanyeretse aha, bikaza kurangira umubwiye ngo navanemo imyenda, nawe uvanamo, bikarangiza mukoze icyo bita imibonano ariko ikorewe mu buryo bw'umwuka. Kumbi mwebwe mukangira ngo nimwe muri gukorana imibonano, kumbi ni ubusambanyi, muri gusambana n'abadayimoni, kuko ni ibintu by'umwuka. Uwe aho ibyo uri gukora uri gusambana n'abadayimoni, nuriya hari n'abadayimoni. Mwebwe mukangira ngo ni ibintu byoroshye. Turashaka kubereka ya social media, turashaka kubereka ikoranabuhanga rikomoka muri biriya bihugu by'ibihangange, uburyo Satani afite umusaba abantu benshi bararimbuka. Ukicara kuri pornography ukayireba ukanirangiza, ukagenda n'ibyo biri mu bwonko bwawe, mukaza ukirwa ibyo biri mu bwonko bwawe, ukaza kuryama ibyo biri mu bwonko bwawe, ibyo ukora byose biri mu bwonko bwawe, bikaza kurangiza bikubyariye kwikinisha cyangwa gukora ibindi byaha bitandukanye. Waryama akaba ari byo urota, ukarota uryamana na kanaka, kumbi birakomoka muri bya bindi waciriye bijya hano amaso yiri wareba. Niyo mpamvu hano Imana bw'abiseri ngo mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu, mu ntekerezo, muyabike mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, babere ikimenyetso, mujye mukora ibikorwa byiza, ngo kandi muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, bitume mujya mureba ibintu bizima, bibatere kumishurirwa, wishurirwa ibyanjye, wishurirwa ubwiza bwanjye. Ni kimwe ashaka kuvuga. None ahangaha naho Satani akunda gukora ibintu kenshi byo gupirata ibintu by'Imana. Nawe uyu mubare 666 we ari naryo zina iyi nyamaswa iri gukoresha, nawe ngo awushyira ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso binyuze mu kiganza cy'iburyo ndetse no muri rwa ruhanga. Murumva ni fotokopi, ni uburyo bwo gupirata bya bindi Imana yabwiye Abisiraheli. Ngo umukristo wese akwiriye kuba mu buzima abika amagambo y'Imana mu mutima kugira ngo amubere ikimenyetso. Akwiye guhora asoma ijambo ry'Imana likagwira muri we, ligahora hano hagati y'amaso ye mu mpanga ze, bikamutera guhora atekereza ibintu bizima, bikamutera no gukora ibikorwa byiza binezeza Imana. Ni ukuvuga ngo nawe uburyo arimo kwanduza abantu abashyira ikimenyetso cy'umubare 666, ubu ndavuga Satani, ni mu buryo bwo kuzana ibikorwa byinshi mu isi bibi cyane binyuze kuri social media, abantu bakaba ari byo birirwa bareba, akaba ari byo barangariramo, bikanduza intekerezo zabo, za ntekerezo nazo zigatuma bakora ibikorwa bibi. Uti rero ni gute abantu bari gushyirwaho ikimenyetso cy'uyu mubare 666 mu kiganza cy'iburyo? Ngira ngo murabizi ko ukuboko kw'iburyo niko gukora, niko gukora ibintu byose, niko gufite imbaraga. Imoso yo nta mbaraga igira. Kuba Imana igaragaje ko ari mu kuboko kw'iburyo, nuko ariko gukora ibintu byose. Urugero, uri kureba za filime, uri kureba za pornography, uri kureba bambaye ubusa, ufite telefone ya smartphone, uri gukoraho cyane. Ukuboko ukoresha ni ukuboko kw'iburyo, aho winjira, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba kuri YouTube, haba n'ahandi, ukuboko kwawe kw'iburyo niko kwirwa gucatinga, haba kuri WhatsApp, byose uracatinga ukoresheje ukuboko kw'iburyo. Hanyuma ibyo uri kureba bibi biri kwinjira hahandi mu mpanga zawe. Niyo mpamvu bavuze ngo uyu mubare uzashyirwaho mu buryo bw'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo, ngo ndetse na hehe no mu ruhanga. Ukuboko kwawe kurimo kukwinjiza ahantu ujya kureba bya bintu, hanyuma bikarangira noneho amaso abibonye bikajya ahangaha mu ntekerezo zawe, bikakirirwa ahangaha, kuko twabonye ko bya mbere umuntu arebye byose byakirirwa aha, bikarangiza bihinduye intekerezo zawe, nanone kandi bikagaruka za ntekerezo zawe noneho zitera kwa kuboko kwawe kw'iburyo gukora ibintu bibi. Niba ari ukwiba, wibisha social media cyangwa wibira ku ikoranabuhanga, niba ari ukubeshyira ku ikoranabuhanga, niba ari ubusambanyi ku ikoranabuhanga, kuko nagira ngo mbabwire ngo uko iminsi igenda iza niko isi yose bizasigara nta numwe udakoresha ikoranabuhanga. Kandi ikoranabuhanga kugira ngo umuntu ritambukemo neza, ni uko ugomba kuba ubitse amagambo y'Imana mu ntekerezo, mu mutima wawe, kugira ngo ujye kuri YouTube uveho utarebye ibibi, kugira ngo ujye kuri Facebook ari amashusho atambuka y'abambaye ubusa, kugira ngo ujye kuri Instagram uveho utarebye. Bivuga ngo uko abantu barushaho kugenda binjira mu ikoranabuhanga,
na babandi bataryize twita ngo nabanyacyaro nabo rigiye kubagiramo bose ku buryo buri wese azagira smartphone imufasha gukurikirana ibikorerwa mu isi. Byanga byakunda bazabitozwa kandi bazabimenya. None gutambuka muri iryo koranabuhanga, gutambuka muri ibyo bintu utaharebye ni ikintu gikomeye. Bisaba kuba warabitse amagambo y'Imana mu mutima wawe, ukayahambira ku maboko akakubera ikimenyetso, ukayabika mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukayashyira hano hagati y'amaso yawe, ugahora ari ureba ijambo ry'Imana, ubitse umutwe mu ijambo ry'Imana, byanditswe byera, ugahora ari byo bintu bamo. Naho social media kugira ngo umuntu ayitambukeho, muri iki gihe tuyitambukemo tutiyanduje biragoye. Birasaba nyine gufata umwanya kwa mu ijambo ry'Imana. None uko rero niko uyu mubare uri gushyirwa ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, nuko kuba kw'iburyo ariko kwirirwa gukora ibyo byose, haba mu gucatinga, haba mu kwinjira kuri izo mbuga nkoranyambaga ureba ibintu byose, nuko kw'iburyo. Hanyuma ibyo urimo urareba nabyo birakirirwa hagati y'amaso yawe, mu mpanga zawe, bwa bwandure wa mubare ushushanya, ko twabonye ukora mu bushushanya ubwandure ndetse no kutuzura imbere y'Imana, nibwo buri kugenda bukwinjiramo. Uri kwandura bigatuma udashyika imbere y'Imana. Ngira ngo iki ngiki wowe nkurikiye muracyumva. Uko uri gukoresha ukuboko kw'iburyo, ibintu byakirira mu ntekerezo, hari ibintu birimo birakubaho. Icya mbere, uri kwandura. Icya kabiri, kwandura biratuma udashyika imbere y'Imana. Nguko uko abantu bari gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga binyuze kuri tekinoloji ikomoka muri bya bihugu by'ibihangage tubonye aribo mutwe wa 7, aribo bayitangije. Niyo mpamvu Imana agaragaje ko aribo bafite uruhare rwa mbere mu gushyiraho abantu ikimenyetso cy'umubare 666. Ntabwo ari kuri social media gusa abantu bandurira cyangwa bashyirwa iki kimenyetso cy'umubare 666, hari n'ahandi henshi. Ariko aho Satani afite umusaruro w'abantu benshi ni kuri social media. Twabonye ko social media ibintu bitambukaho 98% ni ibibi gusa byica imitima y'abari mu isi, 2% nibyo bintu bizima. Ubwo kandi turavuga mu buryo buzima busanzwe, mu bidutunga mu ruhande rw'umubiri, ndetse nibishobora kwangiza umutima wacu, ubugingo bwacu. Aho rero Satani ahafite umusaruro. Ahandi rero abantu bashyirwa ikimenyetso cy'umubare, ko uyu mubare twabonye ko usobanura ubwandure, ushobora kubeshya, ushobora gutukana, ushobora kwangana. Ibyo nabyo uri gushyirwaho ubwandure. Ubwo nawe ari nk'ibishoboka uyu mubare bawushyize ku mugaragaro, nawe wakugaragaraho. Uri kwandura. Iyo wese koroka mu nsengero, wese koroka abantu mu buryo bw'ivugabutumwa kugira ngo winjize amafaranga, nabwo uri kwandura imbere y'Imana. Ntabwo uri gushyika imbere y'Imana. Ari nk'ibishoboka uyu mubare Imana ikabuzana ngo uhite uterwa ku bantu mu buryo buri automatique, nawe wahita ukujyaho kuko wanduye imbere y'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu nagaruka ahamagaye abamwizera, abazagenda ni abantu batanduye imbere y'Imana, abazasigara ni abanduye. Ubwo bivuye ngo bariho icyo kimenyetso cy'umubare 666 kibariho. Akaba niyo mpamvu nyuma y'uko itorero rivuye mu isi, Antikristo aribwo azahita aza mu isi gutangira kuyigarura, kuyiyobora, kandi azayobora mu gihe cy'akanya gato, kuko ni igihe gitoya. Abazasigara mu isi bose, kuko bazaba bamuramya ko ari umwami, nibwo uyu mubare uzashyirwa ku mugaragaro ku bantu. Noneho bagenda batera ko mu kiganza cy'iburyo ku gahanga, abantu babyishimiye ko bazabikora, babyishimiye ko bavuga ngo tubonye umwami uzanye amahoro n'umutekano mwiza. Ariko biratubwira ngo azabasezeranya amahoro y'agahe gato, ariko ayo nayo mu minsi mike bizaba birangiye, kuko azahagarika intambara mu isi. Azabasezeranya igihe cy'umutekano, ariko uwo mutekano wo uzaba ari igihe gitoya. Nshuti z'Imana, wowe ukurikiye ubutumwa bwiza, reka tugusabe kugira ngo wirinde gukomeza kwiyanduza imbere y'Imana. Niba uri kuri social media
niba ugiye kuri WhatsApp igihe hari kuyita uyivaho ntuyitindeho. Ikintu gikomeye mutazi, ubu izi mbuga nkoranyambaga ni zimwe mu bintu bitwaye urukundo, bimaze urukundo mu bantu. Iyo ubona umugabo n'umugore bicara mu nzu muri salo bavuye mu kazi ntibiriranywe n'abana, umwe agafata telefone undi ari kuri telefone, umwe ari kuri WhatsApp undi ari kuri Facebook, undi ari kuri YouTube undi arahana, abana bakababura bahari. Umugore n'umugabo kubona umwanya wo kuganira ntawe. Social media yazamuye ubusambanyi ku buryo abagabo n'abagore gukora imibonano mpuzabitsina mu buriri bimaze kwanga, buri wese gushaka uburyo yakwinezeza ngo agere ku rwego yifuza bitewe n'ibyo yirirwa arebera kuri social media. Niyo mpamvu mubona n'ingo ziri gusenyuka buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Ahangaha ngira ngo wamaze kumva ko ushobora kuba nawe uriho ikimenyetso cy'umubare 666, kuko uko urushaho kwiyegurira gukora ibibi haba mu ntekerezo haba mu bikorwa, niko nawe wamaze gusohorwaho n'ikimenyetso cy'umubare 666. Ubwo nyine byararangiye, ariko biravuga ngo haracyariho igihe cy'imbabazi. Yesu yiteguye kubabarira, usibye ko hari n'abandi bamaze kwiyegurira gukorera Satani mu buryo bwuzuye. Abo ngabo bo rwose imbere y'Imana shwe. Ariko niba ufite umutima ukaba wumvisha ibi, garura umutima wawe, garura umutima wawe, we gukomeza kwiyanduza. Va muri ibi bintu by'ikoranabuhanga birimo kukwanduza. Tinda mu ijambo ry'Imana. Imiryango irimo irasenyuka ya gikristo ndetse n'imiryango itira gikristo, kandi ahantu Satani ari gupusha cyane ni kubirebana n'imibonano mpuzabitsina. Kubera iki? Ari abagabo bahamukiye kwirirwa bareba birabintu, ari abagore niho bari, bagera mu buriri umwe akumva ntabwo anyuze undi, bagatangira gucana inyuma, umwe agatangira kubona undi atakwiriye kuba umugabo cyangwa umugore we, kubera ikoranabuhanga ari kugenda ryuzuye isi yose. Reka mbabwire bene data, mu myaka nibuza nka 15 isi yose nta na hamwe batazaba bari gukoresha ikoranabuhanga, na cya gihugu mwumva kitaragira kuri urwo rwego bakiri hasi ku ikoranabuhanga. Isi yose. Ni nayo mpamvu batubwira ko isi igenda ihinduka umudugudu umwe. Uzaza ureba ibiri kubera muri Amerika, ibiri kubera muri Norway, ibiri kubera muri Sweden, ibiri kubera Belgique, ibiri kubera muri Australia, ibiri kubera mu Burusiya, ibiri kubera muri China, ibiri kubera hehe. Ni abari gukora ibibi, abari gukora ibyiza, abari kwicana, abari kugira gute, abambaye ubusa, ku buryo ku isi yose buri wese azaba abikurikirana. Kandi ibyo byose niko byica ubwonko bw'abantu, niko abantu barushaho kubona ko ari byiza nabo bagashaka kubijyamo. Kuko kera iri koranabuhanga ritaratangira gukwira ku isi yose, kandi vugira hano mu Rwanda, kera umwana kiraga imyaka 20-25 ataramenya ngo se umubyeyi yabyaye umwana acahe. Umwana ageraga mu myaka 25 ataramenya ibirebana n'ibyo by'imibonano, ariko kubera ikoranabuhanga, tekinoloji, umwana wese arajijutse, ibintu by'imibonano barabizi. Murumva ko Satani ari kubona umusaraba abantu benshi bene data. Reka mburire umuntu wese dukurikiye, ahari mushobora kuba muvuga ngo umubare ngo 666, hari amadini amwe abivuga ngo ni mu ikoranabuhanga. Hari nabo nigeze kumva banze gufata indangamuntu igihe indangamuntu zatangwaga mu Rwanda. Hari n'abanga gukoresha amakarita, hari n'abanga urabona aya makarita ya IBM n'ibindi ngibyo, ngo harimo wa mubare. Uyu mubare ho nta hantu utanditse ku bintu byinshi wanditseho, ariko kuba wanditseho ntago bivuze ngo kuba ufashe icyo kintu wanditseho ngo wakugiyeho. Ahubwo ni wowe ubigiramo uruhare kugira ngo ukugiyeho. Ibikorwa ukora biturutse muri za ntekerezo zawe.
nibyo bigaragaza ko wamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'umubare, wanduye, wamaze kwandura. Hari abandi bajya bigisha ngo uyu mubare ngo uboneka ku ngofero ya papa Vicarious Firidei, ngo bisobanura ngo uhagarariye Kristo mu isi cyangwa uhagarariye Imana mu isi. Ibyo ntacyo bivuze, kuko uyu mubare tubona ko ushyirwa ku bantu abari bo bose, ariko ari bo babigizemo uruhare. No kuba naba mfite amafaranga wanditseho, naba mfite ikarita wanditseho, naba mfite ibiki wanditseho, ibyo nta kintu bivuze, ahubwo wowe ni wowe bigiramo uruhare kugira ngo iki kimenyetso cy'umubare kikugireho impact. Noneho rero ikitonderwa, kubera iri koranabuhanga n'ububwesiko n'ubutiriganya ibihugu by'ibihanganye biri gukoresha ku isi, kandi akaba ari naho tugomba guca kugira ngo tubeho, tugire ubuzima, kugira ngo tuzacike iki kintu, kuko Satani we washyizeho inyamaswa kugira ngo ibikore, hanyuma mu gukora ibyo yakoze tube turamye Satani kugira ngo yicike. Birasaba imbaraga z'Imana, birasaba kwegera Imana. Uko abantu barushaho gukora ibibi, ni nako bashyirwaho ikimenyetso cy'umubare 666. Bari kwandura imbere y'Imana, ntibari gushyika imbere y'Imana. Gucika iyi nyamaswa cyangwa gucika iki kintu birasaba kwiyegura Imana cyane. Turashaka kugira ngo tugere aho dusaba buri wese kubizera, ariko abatizera turabasaba kwakira Yesu, kuko benshi iki kimenyetso kibariho. Nuko nabo bakwiriye kugira umwete wo kwegera Imana kugira ngo nabo bashyirwe ikimenyetso cya Yesu, kuko uko Satani arushaho kuzana ibikorwa bibi mu isi, ariko binyuze kuri bwa butegetsi bw'ibihangange, ari nabwo ari guha ubuvumbuzi bwa buri munsi kubirebana n'ikoranabuhanga, niko abantu barushaho gukora ibibi cyane, bikabatera gushyirwaho ikimenyetso cy'uriya mubare 666. Ariko n'Imana nayo yateguye ikimenyetso cyayo igomba gushyira ku bantu. Uko Satani gushyira abantu ikimenyetso cy'ubwandure cy'umubare 666, niko n'Imana nayo abayegereye bakayegurira ifite ikimenyetso bashyiraho. Iki rero nicyo tuzasorezaho tubabwira ko buri wese akwiriye guharanira gushyirwaho iki kimenyetso cy'Imana, nkuko Satani wari gushyira habe ikimenyetso cye. Tugiye gusenga Imana, hanyuma iyi ni inyigisho bidusaba gufata imyaka myinshi tuyigisha, ariko twari turi gusobanura uyu mubare 666 icyo ushushanya. Ni ikirangantego cya Satani, gikiranga Satani uwo ari we, kandi ukaba ukoreshwa n'inyamaswa Satani yashyizeho. Iyo nyamaswa twabonye ko ni ubutegetsi bwagiye busimburana mu isi, bwagize uruhare mu gutegeka isi yose, ariko burongera bunarwanya umugambi w'Imana ku itorero ryayo no ku ishyanga rya Isiraheli. Hanyuma twabonye ko ubu butegetsi bwagiye busimburana mu isi, ntabwo bwagiye butegekera igihe kimwe. Bumwe bwarayoboraga bukavaho bugasimburwa n'ubundi. Uyu munsi akaba ariho umutwe wa 7 ari ubutegetsi bwa 7, Amerika n'Ubwongereza. Akaba ariyo nyamaswa izamuka iva mu butaka afite amahembe 2 nk'umwana w'intama, kavuga nk'ikiyoka. Akaba ari nabo bari gukora biriya bintu 7. Muri ibyo bintu 7 icya 7 nibo bari gushyiramo imbaraga mu gushyiraho abantu ikimenyetso cy'umubare 666. Hanyuma umubare 666 akaba ari ikirangantego kiranga Satani ko yanduye. Uyu munsi abantu ko barushaho kwiyegurira mu bibi, bakora ibibi cyane, niko nabo bari gushyirwa iki kimenyetso, kuko barimo barandura. Hanyuma rero tubonye ko umusaruro mwinshi aho Satani afite abantu benshi bama kwiyanduza ni mwikorana buhanga, tekinoloji. Aho niho Satani afite umusaruro mwinshi ku mbuga nkoranyambaga, birenze uko umuntu yabeshya, birenze uko umuntu yakwesikoroka, birenze aho. Ibyo nabyo abantu babikora baba bari gushyirwa icyo kimenyetso, ariko aho Satani ari kubona umusaruro abantu benshi mu buryo bw'umuvuduko mwinshi ni kwikorana buhanga. Tukaba tubwira abantu rero mudukurikiye, abatarizera ngo nimwakire Yesu, uyu mwami w'amahoro, atwara intekerezo zanyu ziyobore. Turabwira abakristo bamaze kwizera, bamaze kwizera, mwiyegurire mu gusoma ibyanditswe byera, mwiyegurire mu gusenga, mwiyegurire mu gukizwa, mu kwegera Imana. Hanyuma Imana nayo ifite ikimenyetso cyayo igiye kubashyiraho mu izina rya Yesu. Icyo kimenyetso rero nicyo tugiye kwinjiramo tubasobanurira, ese icyo kimenyetso Imana nayo gushyira ku bantu ni ikihe. Nkuko
nk'uko satani nawe afite ubutiriganya bwinshi ari gukoresha kugira ngo abantu abatere gushyirwa ikimenyetso cy'ubwandure bwe, ni nako n'Imana nayo abayiyeguriye bari kwishakana umwete iri kubateraho ikimenyetso cyayo kibahindura abana b'Imana bakemerwa nayo. Reka dusenge hanyuma turagaruka dukomereza ku kimenyetso cy'Imana kugira ngo natwe tuba abana b'Imana. Kwibukiranye ijambo twasomye mu Byahishuwe 17 umurongo wa 14, abari hamwe na Yesu bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, bazanesha iyi nyamaswa. Ni ibintu bigeze kuri bitatu, guhamagarwa na Yesu, tugatoranwa nawe, tukaba tunakiranuka, kuko ushobora guhamagarwa ariko ntube yaratoranijwe. Hanyuma umuntu amaze gutoranywa nawe hari indi kondisiyo asabwa, nuko agomba gukiranuka. Niyo mpamvu no mu kazi uyu muntu amaze gutoranywa ngo akora akazi agomba kugakora neza nk'uko babimusaba. Abari hamwe na Yesu bahamagaye, baratoranwa, bagakiranuka, nibo bazanesha iyi nyamaswa. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami w'ijuru n'isi, turagushimiye kuko wadukunze ukemera guhishura ubwiru bwawe muri iki gihe cya none kugira ngo dushyire mu bikorwa icyo dushakaho. Niyo mpamvu tugusabye uyu munsi ku muntu wumvisha ubutumwa bwiza akaba amenya umugambi wa Satani ndetse n'uyu mubare 666 kumushoboza Mana, kugira ngo ave muri ibi bintu bimurangaje bituma yandura, akaba nawe ari ikimenyetso cy'uyu mubare. Ahubwo tumuvanye hariya tumuzanye kuri Kristo Yesu, nave mu byo yararimo, nave mu byamurangazaga bituma yandura, ahubwo yakire Yesu mu bugingo bwe, ari uyobora ubugingo bwe. Kandi turagushimiye gukomeza guhishura ububwiru bwa Satani, bana b'Imana babyumva barahinduka byanga byakunda. Fasha umuntu wese abiyeguriye gukora ibibi bitewe n'iri koranabuhanga, ubabarira umuntu wese warangajwe naryo rikamutera gukora ibyaha. Biriya byose twabonye umweze, umutunganye, kandi yakira amahoro yawe. Naho ubundi ntago isi zigera igira amahoro keretse umwami w'amahoro isi yose yemeye ko ari uyitwara. Turagushimiye kandi kugiye kugaruka ugaha abakwizera isi nziza bazabamo, kandi isi y'amahoro. Bana natwe kandi utugire neza, ukomeze kwigisha abantu bave mu mbaraga z'umubi, bave mu bikorwa bibi, bave mu maboko ya Satani, ahubwo barusheho kukwiyegurira ndetse no gukora ibyo ushaka. Bakomeze nabo bashyirwe ikimenyetso cyawe nkuko Satani nawe abe ari kubashyira ikimenyetso. Turagushimiye ko ufishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tubashimire umwanya mufashe mwumva ubutumwa bwiza, kandi Imana ishyigikire iri jambo ryayo, iguhoza amarira n'ibibazo wari ufite. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.